rw'icyubahiro runzarwiburanira. कमांडर पावरी, wibuke bino komanda Pavuri, अगर इस अदालत में आप दोषी पाए icyaha nikigwama cy'uko wishe umuntu वकील ना होने की वजह से आप अपील नहीं कर सकते। ntabwo uzasaba kujurira ngo nibwo uzazana avoka. मैं आज यहाँ लिखित अंडरटेकिंग yewe nushaka umbwire byandike nonaha दोषी पात icyaha nikimpama muri uru rukiko ntabwo nzigera njya kuburana mu rukiko rw'ikirenga nsaba ubujurire. ati nimushake mumbwire byandike icyaha nikimpamira hano ntabwo nzigera nsaba kujurira ngo mu rw'ikirenga, urukiko rw'ikirenga. yaje hano क्या कमांडर साहब afande अकेले अकेले gukina wenyine kweli तब तो हमेशा आप ही जीतेंगे ari gukina chess harya ngwino dukine ngoroki yaravuze ngo chess ngo ni umukino uba umeze nka biyari kandi shanga ari nka biyi. rebe gira urutya aje gukina akina warabeshya njyewe hagiye ibyo ntabwo nabivuga gusa mwe mwamuzi ibintu ngiye nkaba nabizi ngaha nawe icyo kibazo ubundi ujye ukibaza mbere yo kwibaza ngo ruka biriya bintu yatubwiye ni ibibazo uvuga ati oya urumva wamenye ikintu ngiye nkaba nakizi. इस पावरी को इतनी महंगी गाड़ी तोहफे में दी तो आपने एतराज क्यों नहीं किया? सोचा था पर उसे ati Vikram yagiye aho impano umugore wawe z'imodoka zihenze kuki utigeze ubuza umugore wawe. उतना ठीक नहीं समझा, ntabwo najyaga numva ko ari ikibazo सिर्फ दोस्ती ने शक करने नहीं दिया। cyane ko ubucuti nari mfitanye na Vikram numvaga nta mushidikanyaho. आपके एतराज न करने की वजह से ahari kuko Vikram yajyaga aho impano umugore wawe ntugire ikibazo bigiraho wabona aribyo byatumye yumva yisanzuye mu rugo rwawe. विक्रम की हिम्मत बढ़ी हो। sibyo Vikram buriya ngo yajyaga aho impano umugore we birashoboka. कमांडर साहब आपकी शादी के बाद मिसेस पावरी के अलावा आपके किसी और औरत से संबंध रहे हैं? kuva washakana n'umugore wawe wigeze umuca inyuma? oya umugabo ati kuva nashakana n'umugore wanjye sinigeze muca inyuma cyangira n'umubano n'undi mugore. आप Arabanza. भी shyira मुझे तो सलामत है ना? ese urumva umeze neza nta kibazo. अब अगर असली मर्दानगी इसमें है कि कोई अपनी बीवी के होते दूसरी औरत के साथ ऐश करे तो आपका शक वाजिब है। चेक। gake gake मिनट ndakurangije मान गए कमांडर। ngomba kubyemera kamanda. जब आपने अपनी रानी कुर्बान की तो मैंने सोचा आप गलती कर बैठे। ubwo umwamikazi wamutangaga nk'igitambo nagize ngo uratsinzwe ariko ubu ndabyumva वो एक सोची समझी चाल थी। wari umupangu wizwe neza. मतलब बाजी जीतने से है, icy'ingenzi ni ugutsinda umukino. या प्यादा कुर्बान हो या फिर रानी। igitambo cyaba pawn cyangwa queen ni bimwe muri turiya tuntu bakinisha. है सभी दुश्मन भी rebe दोस्त भी जान दे के मिले gahunda yarakomeje turi mu cyumba babikamo ibimenyetso. तो babikamo ibimenyetso hari ibyo batangiye kujya bibira n'umusore bakamuzanira जैसे मैंने yakaza kuganira n'umushinjacyaha natwe tumupangire. किसे है umushinjacyaha bano bakamuzanira inzandiko zose abakozi bo mu rugo uyu nawe bamufasha kugira ngo aziburanire. ni urubanza rukomeye cyane. है रुस्तम वही rebe madamu yaje hano umugabo ari hano ari gukusanya ibimenyetso uzi kuziburanira ntabwo uryama urara wandika ingingo uzatanga akantu ku kandi. यार ही तो प्यार है yaje guhura na fande wa Rustom. तो हथियार है रुस्तम का सिंथिया मैं तुम्हारे फ्यूचर Cynthia ntangiye guhangayikishwa n'ahazaza hawe. umva fande क्यों kubera iki? देखो रुस्तम को नेवी से निकालने का igisirikare cyacu cyahisemo kwirukana umugabo wawe Rustom.
शायद वो तुम्हें डिवोर्स भी दे देगा nawe kandi urabona nafungurwa gereza azaguha divorce और अब बेचारा विक्रम भी नहीं रहा na Fikram musheri wawe wenda wajya gurwa mukundana nawe yapfuye It's very difficult for a single urabizi umugore rero udafite umugabo muri iyi minsi survive without any support. kubaho biramugora nta muntu umusapotinga akira urumva urajya hehe yaba umugabo mwashakanye wapi uwo mwaryamanaga yapfuye urabigenza ute मेरे पास एक रास्ता है जिसे तुम्हें जिंदगी njye भर mfite uburyo nagufasha mu buzima bwawe ntuzigere ugira ikibazo cy'amafaranga ubuzima bwawe bwose होगी umugore wese uri mu bibazo abagabo bafite amafaranga batangira gusa nk'abamufatirana bamwereka ukuntu hazaza yateye inkeke रुस्तम अत्ताबफिट। हमारे कुछ extremely important और classified uburyo bwo kugira ngo ayo mafaranga ubashe kuyabona umugabo wawe Rustom afite inyandiko zihambaye zibanga izo nzandiko turazikeneye zijyanye n'akazi kacu kind of strange these days. ariko umugabo wawe muri iyi minsi asigaye yitwara mu buryo budasanzwe We're willing to give you 10 lakh of rupees. twiteguye kuguha miliyoni y'amarupi ukaduha izo nzandiko miliyoni imwe yego 10 lakhs. miliyoni ubwo ni 10 lakhs uyaraseka kaduha izo nzandiko bibi umugabo urakure y'urwandiko ararumuha uyu ni afande wa Rustom buretse एडमिरल कामत umbabarire Admiral Kamat मुझे अब आप लोगों के फ्यूचर के बारे में ubu njye mpangayikishijwe ahubwo n'ahazaza hawe wa mugabo रुस्तम ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया Rustom yari yamburiye उसे ध्यान से सुन। ndagira ngo unyumve neza madamu जल्दी एडमिरल कामत तुमसे vuba bidatinze Admiral Kamat araza kukureba पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है akubwire ko hari amadokima y'ingenzi mfite बहुत सारे पैसे भी ऑफर araza no kuguha amafaranga menshi yenda ngo izo nzandiko तो तुम उन्हें ये लिफाफा दो ibyo nabikora uze ko mumeri na envelope Rustom yamaye envelope ngo nyiguhe handitseho ngo iki miliyoni 5 Mad? yasaze arashaka miliyoni 5 agashami रोड कहां से लाएंगे nako mbari miliyoni 50 मकीजा का हिस्सा 5 करोड़ था Vikram Mehija wapfuye umugabane we wanganaga na miliyoni 50 izo miliyoni 50 niba mushaka ari amadokima mugomba kuziha Vikram apana miliyoni imwe umugabane we wapfuye mu buduhi इस स्विस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए ayo mafaranga miliyoni 50 turaguha konti yo mu Busuwisi uyoherezaho ya Rustom नहीं किया तो nintabikora तो रूसी ने आपको बताने को कहा है Rustom yambwiye ngubwire ngo करने का नतीजा uzi ingaruka ziri mu kutemera ibyo ari kukubwira umugabane wa miliyoni 50 mwagombaga kuza Vikram muwushyire kuri konti yo mu Busuwisi तो अपनी देशभक्ति की आड़ में he's just a bloody blackmailing bivuze ngo umuginga wigira nk'akunda igihugu burya nawe afatirana abantu akabakura amafaranga लेकिन वो इन पैसों का करेगा क्या ese ubundi ayo mafaranga azayakoresha iki तक मैं समझता हूँ njye amakuru mbona कम से कम 14 साल तक वो उगता ashobora kuba agiye gufungwa imyaka itari munsi ya 14 you tell me आप उसकी चिंता मत we ibyo ntubigireho ikibazo कीजिए पैसे ट्रांसफर wohereza amafaranga kuri konti ya miliyoni 50 ibindi ubireke रूसी इतना भी kandi Rustom ntabwo ari ikigoryi cyo kubika amadokima nk'ariya कपबोर्ड में या ngo ayabike mu kabati ko mu rugo ku buryo muza kuyahashakira इसीलिए उसने मुझे ये भी बताने के लिए कहा yanambwiye ngo nkubwire ngo कि अगली बार अगर आप nongera kohereza amabandi cyangwa se abasore bawe mu rugo rwe रकम दुगनी हो जाएगी ibyago wari urimo bishobora kwikuba kabiri ayo madokima ni ayiki wakoze cyane ku bw'uyu mugoroba madamu ahita acaho कुछ तो है जो पकड़ में नहीं आ रहा hari ikintu kitari guhura hano hari ikintu kitari guhura ये बटुआ में क्या है लिखा नहीं है ये इन्वेंटरी तो पाटिल साहब ने लिखी ibyari biri mu ikofi ntabwo wabyanditse wapi bareba mu ikofi ye ya Rustom harimo ibiceri harimo udufaranga ni ikofi ya Rustom bamufunga yari afite kureba hano harimo agapapuro udustika tubiri aratumona n'utwari turi जी tukiya yego स्टेटमेंट की फाइल देख के बता reba fayiro irimo statement yatanzwe n'uriya mugabo को कमांडर कितने बजे कहाँ था urebe Rustom ku itariki 27 yagiye hehe na hehe 8:45 में जहाज पे था yagiye ku bwato saa 2:45
और 10 Imperial Motors ajyayo saa 4:20 ajya kwa Vikram kumwica. बाजू में तो है, गाड़ी में 10 मिनट। तो फिर कमांडर पौने ati none se aho yagiye gufata imbunda no kuri Imperial Motors harimo urugendo rungana iki? Ati ni minota 10. Ati sasa guhera saa 2:45 amaze gufata imbunda kugeza saa 4 yageze hari abacuruza amamodoka kuri Imperial Motors. Cyangwa se uwo mwanya wundi ayo masaha arimo hagati yarari hehe? बजे के बीच कहाँ था? Yarari hehe iyo minota yindi? Bisaza hano baratangiye gukora iperereza amenye Rustom yagiye hehe. I need some information. Nkeneye amakuru. मैं तो पेपर में फोटो देखते ही पहचान गई थी। Nyibona ibinyamakuru biri kumwandika nahise mbyibuka ko yaje hano gusaba telefone gahamagare muri New Delhi. Ni kera umuntu ataragira mobile zino telefone uhamagaza nyine. Yaje hano mbere yuko ajya kwica umuntu yabanje kuza hano afata telefone arahamagara. कभी कभी चेंज पूरा नहीं होता है तो हम पैसों के बदले में स्टैम्प्स दे देते हैं और ये स्टैम्प्स चूंकि पिछले हफ्ते ही लॉन्च iyo tudafite amafaranga yo kukugarurira hari igihe tugwa buriya bustika kugira ngo nugaruka tuzahere kuri ubwo bustika uhamagara. जी सर mu ndebere nimero yahamagaye muri New Delhi rero hano turi ni muri Bombay niko hitwaga icyo gihe bahita Mumbai kera hitwaga Bombay. हाँ बोलो कामत क्या अर्जेंसी है? We have a problem. dufite ikibazo. रुस्तम 5 करोड़ मांग रहा है. Rustom ari gusaba miliyoni 50. Rustom afite abafana bari kumufana bavuga wakoze ikintu cyanyacyo. Rustom abantu baramushyigikiye kubera ibinyamakuru bimuvuga neza bimwandiko bivuga turiya mugore niwe mubi ni habararye. Rustom batangiye kujya bishira kugira ngo bashakire uburyo kibari bwinjire mu rukiko bajye kwicaramo bumva urubanza rwe. Uru ni urubanza rwatetije igihugu. Mushinjacyaha avayo, mushiki wapfuye avayo. Umva ibinyamakuru noneho ukuntu inkuru ziri kwandika ngo buri ikintu abantu batazi nuko umwanzi wawe wa wundi bawita inshuti yawe, inshuti yashaye amucaga inyuma, wowe ufashe inshuti yawe guca inyuma ni wayirasa. Ibyo bigatuma abantu bakunda Rustom. Dore nimbunda nawe nufata inshuti yawe guca inyuma uzayirase. Urebe mwana atangiye kugurisha ibinyamakuru noneho akagurisha n'imbunda z'ibikinisho. We dore wa mugore we, uriya ni wa mugore wamucaga inyuma we, mumurebe we, murebe isoni wanshinzi we, uca umusirikare urwanira igihugu inyuma nta soni nyagasani. Umusore yagiye kujya mu rukiko arabanza akambara amapeti ye yose kugira ngo abibutse uwo ari we. Aba yarayavunikiye buriya hari amapeti y'abasirikare hano afite isume Vikram yakoreshaga we hari ufite 50,000 ngo ayigure. Sume zikomera cyane ubu bwoko nibwo Rustom yakoreshaga yambara we yagiye koga. Rustom amaze kuba icyamamara ahubwo nk'intwari. Yaba abagabo n'abagore baramushyigikiye. Rustom uzaze twe ntango tuzatuguca inyuma rata uve kuri iriya nshinzi. Dore turabye abagore babamuzaniye isuri cyari harakiza. Dore indabyo babazaniye Rustom n'utwenda tw'imbere genda bamuha indabyo. Rustom ni bogari aziko ibintu bikuno kuru muri kubona ni kwindi kwitambukira mu mihanda ya Kigali bimeze abakobwa bagenda banyoborereza indabyo bamamaga mwanditse. Genda shaka kuzajya kurega kuri ribu cyacho kuba abakobwa b'i Kigali bamuza ku nkeke. से पहले मैं हमारी जूरी के मेंबर्स kaduha ikaze akanama nkemurampaka kacu. Kano kanama nkemurampaka ngo niko gafata ibyemezo hani n'umucamanza ashingiraho kandi nako ngo kagashingira ku by'abaturage uko bakubona. एवं ईमानदारी के साथ निभाना है. Mugomba kumara amazamu gakoresha ukuri muri uru rubanza. रुस्तम पावरी पर Hano hari witwa Komanda Rustom Pavri हत्या का आरोप. baramushinja kwica Vikram Hijab. वकील आपके सामने अपने सबूत Abavoka ku mpande zombi baraza kutwereka ibimenyetso kuburana gutangire. उसे सुनने के बाद Kanama nkemurampaka muraza kumva uko kuri अपना फैसला सुन. namwe mutanga umwanzuro wanyu nanjye hanini niwo nshingiraho njya gufata uwanjye nk'umucamanza. Hano hari ikigo cyanditse igitangazamakuru नीरज बिलिमोरिया ariko umuntu bita Dumba ari hano. जी Ndahari cyane. आपने अपने इस अखबार में Mu kinyamakuru cyawe wanditse ngo क्या फौजी को न्याय atese umusirikare araza kubona ubutabera. बात से इनकार करते हो. Urashaka guhakana ko nta butabera duha abasirikare? Oya nyiri cyubahiro. आप जानते हैं कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म Urabizi kumeze nk'uri gutuka urukiko rwacu surushidikanyo mu binyamakuru byavuga ati koko araza kubona ubutabera. Ati icyo gihe umeze nkaho uri kwereka abaturage ko urukiko rutizeye mu gutanga ubutabera. Ukoresheje itangazamakuru ryawe. Oya nta kabazo nabazaganga abaturage basubiza. लाइन के एंड पर Gushyiraho akabazo kuri iyi nyandiko yawe y'umutwe w'inkuru uvuga ngo ese araza kubona ubutabera. एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के साथ साथ Aho ngaho umeze nkaho uri kudushinja ko
rudatanga ubutabera ku basirikare. आपके इस सवाल ने अदालत की काबिलियत पर akari akabazo washyizeho ni nk'akavuga ngo urashidikanya ku butabera urukiko rwacu rutanga. और इसीलिए अदालत ku bw'iyo mpamvu baba bakumfungiyeho gatonya जेल में रखा जाए. kugeza urubanza rurangiye. umucamanza afite uburenganzira bwose mu rukiko yavuga ati uyu muntu kubera kubangamira urukiko mwe mumubitse mu gihe urukiko cyangwa se urubanza ruri kujya mbere mwe mugifunze. bagifunge baramufunga. uyu nguyu ari gutuma abaturage kubera inkuru nyinshi amwandikaho ziri gutuma abaturage bakunda Rustom. स्टेटमेंट देगा. ubushinjacyaha butangire mu rukiko wumve. हमारे संविधान में कानून सबके लिए mu mategeko nshinga ryacu amategeko abantu bose barareshya imbere y'amategeko. waba uri umukire waba uri umuntu usanzwe waba uri umusirikare या कोई फौजी waba uri umusirikare nk'uyu twicaye imbere abantu bose barareshya imbere y'amategeko. आज हमारे सामने komanda Rustom Pavri यूनिफॉर्म में yicaye mu rukiko yambaye inifomu y'igihugu. जब खून करके उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था ubwo yamaraga kwica umuntu yaraje aritanga nabwo yambaye iniforume y'igihugu. यूनिफॉर्म का पूरा muri make ari kugerageza gufatirana ishema riri muri iyi uniforme cyangwa se iyi uniform kugira ngo akomeze agaragaza uwo ari we. इस वर्दी के पीछे जो इंसान ariko ibikorwa byakozwe n'uyu mugabo ntimubirebere kuri iyi uniform yambaye mubirebere muri we imbere करतूत को मद्देनजर mutashingiye ku myenda yambaye wenda ngo mumugirire impuhwe ngo n'umusirikare yarwaniye igihugu ibiki oya ibyo mubirenge murebe icyaha yakoze फैसला सुनाना है. aba aribwo muza gutanga umwanzuro wanyu. तंपावरी ने 27 ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane mu gitondo cyaho कीजा की Rustom 3 गोलियां yishe Vikram Mahija amurasha amasasa 3. hano bari kubwira akanama nkemurampaka. इस बात को बिना किसी ubushinjacyaha buragaragaza ibimenyetso nta gushidikanya ko ibyo byabaye. murakoze. That's all, Your Honor. byari ibyo ahita ajya kwiyicarira. डिफेंस we योर ओपनिंग. nawe vuga. uyu Nova yaze yiburanira yavuze ngo nta voka nkeneye nta mafaranga y'umwavoka mfite. kanama nkemurampaka मेरी यूनिफॉर्म मेरी आदत है. iyi uniform y'igihugu nambaye ni ingeso yanjye kwambara uniform y'igihugu. अच्छी बुरी आदतों में से kimwe n'izindi ngeso zanjye nziza ngira wenda nimbi जैसे कि सांस लेना, nko guhumeka अपने देश की रक्षा, nko kurinda igihugu njya nkora झिझक निस्वार्थ अपना फर्ज निभाना. nkarinda igihugu cyanjye nta kwikunda nshyizemo nta no kuzuyaza nkarwanya umwanzi nkakora inshingano zanjye no kwambara rwose uniform biri muri izo ngeso zanjye. uriya mwana akunda n'igihugu uriya mwana avuga neza ashaka. कोई खून नहीं किया. njye nta bwicanyi nakoze. के सामने मैं नहीं, खुद प्रोसिक्यूशन kandi ubushinjacyaha ubwabwo buraza kubereka ko nta muntu nishe. sore niryo jambo yavuze. थैंक यू murakoze थैंक यू. murakoze nawe nyiri icyubahiro. ati ubushinjacyaha burabyigaragariza. गवाह है डॉक्टर आशर umutangabuhamya wacu wa mbere ni Dr. Asher. में पोस्टमार्टम के इंचार्ज हैं. uyu nguyu niwe ushinzwe abapfuye mu bitaro by'igihugu. मैं ईश्वर को iyo हाजिर ugiye gutanga ubuhamya uraza ukarahira ndarahira ko muri uru rukiko icyo ngiye kuvuga ari ukuri nta kindi kitari ukuri ndi buvuge. uyu ni umushinjacyaha muganga Asher. क्या आप जूरी मेंबर्स को बताएं wabwira abagize akanama nkemurampaka hariya कि मौत किस कारण हुई थी? wewe nk'uwakoze iperereza ukareba umurambo wa Vikram ukababwira icyawishe. उनके दिल में 3 गोलियां लगने के कारण yarashwe amasasu 3 ku mutima. डॉक्टर आशर urakoze Dr. Asher. जूरी मेंबरान नोट करें ako kantu mukandike. क्या की मौत Vikram Mahija 3 गोलियां yapfuye yarashwe amasasu 3 ku mutima sha ku mutima. Since Your Honor. nta n'ikindi kibazo ngiye mbaza. प्रोसिक्यूशन से रिक्वेस्ट करती है कि हर बात रिपीट ना करें. nawe ntukomeze kujya usubiramo ibibazo by'abandi नहीं bantu. सुनती है जितना की पहली बार. kuki ubisubiyemo kandi ibyo bintu wari wabivuze. डिफेंस योर विटनेस प्लीज. we hari icyo usobanura kuri ibyo ra wirengera. क्रॉस एग्जामिनेशन योर ऑनर. njye nta kindi mbivugaho wapfuye nyine nimba yararashwe amasasu 3 se ngenda bivugaho iki ntacyo mbivugaho ubushinjacyaha nibukomeze. uwo ni Rustom. मिस रोजी Miss Rosie ka gakobwa k'akareceptioniste yagiye kureba ku kazi kwa Vikram kakabaza ngo Vikram arari kakamubwira ngo nawe arakayita ajya kumushakira iwe. क्या आप कमांडर पावरी uriya komanda Pavuri uramuzi? yego बॉस के दोस्त थे. yari inshuti ya boss wacu Office aye hain. yajyaga aza kuri office kumureba rwose boss wacu kenshi. को वो इंपीरियल मोटर्स आए yaje kuri Mental Auto Export ku itariki 27. बुक करी पौने yego yaje agana saa 3:45 जब वो आपके ऑफिस आए तब aza kureba boss wawe muri Imperial Motors yaje ameze ati की तरह याद है सर. ndabyibuka बहुत गुस्से yaje yarakaye yazinze umunya जैसे इनके सर पे ubona ko yiteguye kwica umuntu pe umva kubeshya. uyu mukobwa atangiye kubeshya ngo Vikram mubare Rustom twaramubonye ajya kureba Vikram
ntabwo yagiye yarakaye, yagiye nyine abaza Vikram nimba hari. Umukobwa atangiye kuvuga ngo yaje yarakaye, ubona ko yiteguye kwica umuntu afite umujinya. फिर उन्होंने आके क्या किया? yakoze icyo amaze kuhagera. उन्हें पूछा क्या विक्रम सर ऑफिस yarambajije nimba Vikram hari cyangwa adahari. क्या कहा? wamubwiye ngo iki? कहा अब तक तो आए namubwiye ko ataragera ku kazi. पूछा क्या आपको कोई अर्जेंट काम है ndamubaza ati si icyo mushakiraga kirihutirwa, yagusubije iki? नहीं कोई अर्जेंट काम नहीं है yaransubije ngo ndashaka kumwica, nimufata ndamwica. niko yansubije, umva kubeshya. mbega umugabo w'umugome. yagiye bugubundi icyo azenguruka avuga ngo arashaka kwica umuntu. क्या किया? yakoze iki? गुस्से में वहां से mubwiye ko boss adahari, yahise agenda yarakaye n'ubundi ambwiye ngo agiye kwica boss wacu. mu rukiko aba bantu babeshya. Your witness, please. uyu nawe avayo. मिस रोजी, Miss Rosie, मैं आपसे दरख्वास्त करूं, ndagira ngo ubwire umucamanza n'akanama nkemurampaka ऐसे आप जज साहब और जूरी को ko ibintu byose uvugiye hano byari ibinyoma. Objection! This is misleading. biriya ni ukuyobora umuntu umuyobya unamuvanga kugira ngo avuge ibyo ushaka. gutubwira biriya bintu nta n'ubwenge bubirimo. कमांडर पावरी, Komanda Pavuri, आप विटनेस से ऐसा नहीं पूछ सकते। ntago ari uko umutangabuhamya mubaza. करना है कि उन्होंने garagaza ko yibeshye, apana kumubwira ngo yivuguruze. माय लॉर्ड, nyiri cyubahiro, एक लेडी को भरी अदालत में mba numva mu rukiko nashaka gusebya umugore ngo ngaragaze ko yibeshye ari umunyabinyoma. मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना, mba numva ari ugusebya umugore. niyo mpamvu namusabaga ngo we ubwe abyivugire ko abeshya, atari ngombwa ngo ngiye ngaragaze ko ari umubeshyi. पावरी कुछ umva के लिए indangagaciro zawe zishyire ku ruhande Yazib- n'amahame ugenderaho yo kudasebya abagore, wirwaneho. कि आप एक wimagine nk'aho एक nk'aho बेशरम वकील हैं जो अपने विटनेस से कुछ भी पूछ सकते nawe uri umwavu kutagira isoni nk'abandi bose batagira isoni bakora icyo ari cyo cyose kugira ngo umuntu afungurwe. imagine ko nawe wabaye umuntu utagira isoni, utagira n'ingeso, ibyo kuvuga ngo ni umugore ubyirengagize umusebye. मिस रोजी, Miss Rosie, सच नहीं कि ibyo जब uvuze ntabwo ari ukuri kubera ko मैं आया था तो आपने मुझे रिसेप्शन पर umunsi nza kuri kukureba hariya ukorera nyinjira warambwiye ngo nicare, और चाय और कॉफी भी ऑफर। urambwira ngo nzanire icyayi cyangwa ikawa. Sache. yego nibyo koko. मिस रोजी, none se Miss Rosie, क्या आप उस हर byaba bisobanuye ko कॉफी ऑफर करती हैं? abantu bose baje kukureba barakaye bafite umujinya urababwira ngo bahe icyayi banywe? byemere. जी नहीं oya, लेकिन जब आपने कहा कि विक्रम सर को ariko ukimara kuvuga ngo urashaka kwica boss wanjye Vikram, सोचा अगर आप naravugaga ati wenda ninguha icyayi cyangwa ikawa ukakinywa Ujaiga. umujinya wawe uraza gutuza. hera मिस रोजी, Miss Rosie, उस दिन एक uwo munsi wari wambaye imyenda y'icyatsi का ब्लाउज पहना था, n'ibikanzu bimeze शी ukuntu, इज वेरी बैड। wasaga nabi pe. uriya munsi wari wambaye nabi, ninjira muri kariya kazi ngenda byibuka uri kubeshya. naraje nsanga wambaye imyenda y'icyatsi isa nabi. नो oya, आपने उस दिन तो वेरी गॉर्जियस कहा था maze uwo munsi waranambwiye ngo ndasa neza cyane, ngo ndi mwiza, ngo naje nambaye neza, none uri kuvuga ngo nari nambaye nabi? wumve मैं गुस्से में था, विक्रम को मारना भी चाह रहा था, ngaho nawe byibaze nyine ayo magambo uvuze. naje mfite umujinya nkubwira ko nshaka kwica boss wawe Vikram. वो आपकी खूबसूरती पर कॉम्प्लीमेंट umuntu warakaye bafite umwanya wo kuza kubwira umukobwa ngo wa mukobwa urasa neza, wambaye neza, kandi mfite umujinya ndi gukubwira ukuntu ngiye kwica abantu. nyine dore ngaraseba, dore ngaraseba. स्ट्रेंज मिस रोजी। bino ntabwo ari ibintu bitangaje Rosie. ऑब्जेक्शन मिलोड What for? nyiri cyubahiro biriya bintu buriza ntabwo ari byo yikize. Your Honor. ariko muyobora he? ceceka. फिर जब मैं वहां से गुस्से से निकला, ese maze kuhava mfite umujinya nkubwiye ngo ngiye kwica boss wawe, किया wakoze iki? wakoze iki? अपने काम में nyine nahise nsubira mu kazi ndakora, nari ndi busy. wumve ngo yahavuye ngamubwiye ngo agiye kwica boss we, ngo uyu mukobwa ahita asigara ari busy mu kazi. क्या तुम्हें पुलिस को खबर करने का ese umuntu arakubwiye ngo agiye kwica boss wawe ngo uyisuba busy mu kazi, nta nubwo ugeze uhamagara polisi ngo uyibwire ngo hari umuntu uvuye anambwira ko agiye kwica boss wanjye? ऑब्जेक्शन मिलोड oya nyiri cyubahiro umva, Conclusion. ari gusa nk'ujya arasa ku ntego amufatira ibyemezo. yicara. पुलिस को छोड़िए। ese wibagiwe guhamagara के polisi? तुरंत बाद आप maze kuhava ndakaye mvuga ngo ngiye kwica boss wawe, सोचा कि आप अपने nta nubwo wari gufata telefone ngo uhamagare boss wawe umubwire ngo गुस्से से निकला Rustom avuye hano yarakaye aje kukwica nk'uko nari nkubwiye. byibura uburire boss wawe. वो nyine dore ngararya indimi. umuntu arakubwira ngo agiye kwica boss wawe yarakaye, wowe ukajya mu kazi ugakora. dore umukobwa ngararya indimi. मैं nyine बहुत डर गई nyine nari mfite ubwoba. ने कहा कि आप बिजी हो गई। kandi uvuze ngo wari uri bize mu kazi, umuntu uri bize aba afite ubwoba. आई एम वेरी सॉरी मिस रोजी, umbabarire madamu Rosie, मुझे आपको भरी अदालत में nagombaga kwereka urukiko ko uri umubeshyi. लॉर्ड nyiri cyubahiro कमांडर ये कहकर जूरी को गुमराह ari kugerageza kuyobya akanama nkemurampaka ने झूठ बोला agaragaza ko Rosie yari umubeshyi. से तो यही साबित होता है। ariko ibyo uyu mukobwa nawe ubwo ari kwivugira biragaragaza ko ari umubeshyi, ari kwinyuraguramo. और मैं इसीलिए इनसे माफी भी मांग रहा हूँ। योर ऑनर प्लीज nyiri cyubahiro should be given a Mr. Kangani, Mr. Kangani,
Ubushinjacyaha. I know what I should. icyo gukora ndakizi, ntabwo ari unyibutse icyo ngomba gukora wa muginga we. Icara. कमांडर पावरी, Komanda Pavuri, आप एक प्रोफेशनल वकील नहीं, kubera ko utari umwavoka w'umunyamwuga, कुछ गलतियां मैं ओवरलुक कर रहा hari udukosa uri kugenda ukora ndibuze kukubabarira, warning you. ariko ndaguha agasopo. Don't take me or this court. ariko uru rukiko n'abarurimo ntubasuzugure. nyine udukosa ari kugenda akora, ari kugenda ahita yemeza ibintu. ubundi wobaza umuntu ukicecekera abantu bakabibona, ariko kuhita wowe nawe wongera ukemeza ngo uyu mukobwa ngaragaje ko ari umunyabinyoma, nabo babibonye, ariko we kuhita ufata uwo mwanzuro utari umucamanza, nitwo dukosa nyine tw'ubunyamwuga buke bari kumurega hano. अगली बार अगर आपने मेरी अदालत में ऐसा कुछ niwongera gukora ibintu nk'ibyo mu rukiko rwanjye, तो I will hold you in contempt. uraza nawe kubiryozwa, turabikunengera. mumbare nyiri cyubahiro. जूरी कमांडर की आखिरी लाइन डिसरिगार्ड करेगी. umurongo wa nyuma avuze mu wirengagize, ibindi byose nibyo. हमारे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर पाटिल। reka duhamagare sub inspector Patiri, wa wundi yagiye kwaka imbunda. sa kumuriba. लेकिन रिकॉर्ड में लिखा है ko ndeba hano muri rekodi इसके आईओ सीनियर इंस्पेक्टर senior inspector Vincent Lobo सर वो अर्जेंट दिल्ली गए हुए हैं। adahari, ari he? yagiye muri New Delhi. kumba fande yagiye muri New Delhi, uje n'umwungirije, ntabwo ari umwe yagiye kwaka imbunda. mubabarire. अपॉइंटमेंट मिला? कल दोपहर। ये तेरा प्लान मेरी समझ में नहीं आ रहा। gahunda yawe kuzanya no sinyizi ngo yagiye muri New Delhi. twamenye ko Rustom ajya kwica umuntu yari yabanje guhamagara muri New Delhi. वो तो अपन दोनों का ट्रांसफर अंडमान निकोबार हो जाएगा। ibintu bitagenda neza twese baraza kutwimurira gukorera ahandi hantu, ntugire ikibazo. अब मैं विटनेस स्टैंड में इस घटना के चश्मदीद गवाह hari undi mutangabuhamya nshaka guhamagara चाहता हूँ। aze muri witness box. ni wa mukozi wo mu rugo kwa Vikram. uyu niwe wari umukozi wa mugabo wapfuye, bamuzana hano muzehe. भाणा भाई, bana bayi 27 अप्रैल की सुबह सुबह क्या mu gitondo cy'itariki 27 z'ukwa kane byagenze bite? 10 बजे घर की ahagana saa 4 z'amanywa hari umuntu wakomanze. विक्रम है? Vikram ari mu rugo? क्या हुआ? byagenze bite? देर के बाद जब मैं बाबा के कमरे के अंदर गया, yaraje ajya mu cyumba cya Vikram. कमांडर साहब ने बंदूक तान ngiye kubona nanjye ndabakurikira, mbona Vikram bamutunze imbunda, wamutunze imbunda n'uyu mugabo nyine. sasa bano bantu bose b'abatanga bamwe bari kugenda bongeramo ibintu bakabeshya, ngo ngiye ngo naramukinguriye ngo yinjira mu nzu, ngamaze kwinjira mu nzu ngo bitamukurikira, ngo nsanga yatunze imbunda boss wanjye. मेरे सामने ही बाबा को 3 गोली ahita arasa boss wanjye inshuro 3 ndi kureba n'amaso yanjye imbere yawe. narireberaga, ही बाबा को 3 गोली मार yamurashe inshuro 3 nirebera n'amaso yanjye. abatanga bamwe ukuntu babeshya. फिर आपने क्या किया? wakoze iki? पूछा ये क्या कर दिया? naramubwiye ngo ukoze ibiki? का जवाब क्या? agusubiza ngo iki? उन्होंने कहा harambwira कि मेरी बीवी के साथ गलत uyu mugabo yaryamanaga n'umugore wanjye ngo niyo mpamvu mwishe. मैंने ठीक से सुना नहीं। ntabwo nkumvishije neza, ako kantu wagasubiramo. उन्होंने कहा yarambwiye बीवी के साथ गलत ngo iki kigabo nishe cyaryamanaga n'umugore wanjye ngo niyo mpamvu mwishe. murabyumva ko ni amanyamuramaka. uyu yarireberaga. I have no further questions. njye nta kindi kintu ndenzaho. wumvishije umunyamategeko w'umunyamwuga uba warabyize, yamaze kukuraburiza kurangije aravuga ngo nta kindi ndenzaho. ntago ahita nyine afata umwanzuro avuga ngo ni umwicanyi murabyiyumviye ibiki n'ibiki. oya, ahita avuga ngo nta kindi ndenzaho. mu gihe nyine twa dukosa nyine tw'umwuga ubonaga bariga Rustom. Rustom nawe gira icyo umubaza, nawe ahita ahaguruka aza amubaze. narashe umuntu ndeba arabeshye. बड़ा भाई आप यकीन के साथ Jose. कह सकते हो कि आपने मुझे urabyemeza neza ko wambonye ndi kurasa boss wawe? क्यों आपको याद cyane we ntabwo ubyibuka. मेरे सामने बाबा warashe Vikram mpari ndi kubareba. बड़ा भाई मैं फिर से आपसे पूछता हूँ ndongera ngo baze bwa kabiri, मुझे देखा wambonye mfata imbunda nyitunga boss wawe murasa mu gatuza. मिलॉर्ड, nyiri cyubahiro bera n'ibiki? इसको खामखा डरा। ari kugerageza kumutera ubwoba mutunga intoki sha. मैं समझता हूँ कि विटनेस अच्छी तरह से जानता है umva कि अदालत में झूठ uwo mutangabuhamya ndakeka azi ingaruka ziri mu kuba yatanga ubuhamya burimo ibinyoma mu rukiko. muze yarikanga ibintu byo kubeshya mu rukiko bigira ingaruka. hari igihe bagukubita nk'itanu ati washatse gufungisha umuntu w'abandi ubeshya. बड़ा भाई जब आप कमरे में आए विक्रम के तो उस कमरे का हाल क्या था? winjira mu cyumba cya Vikram byari bimeze bite? कमरा तो पूरा तहस नहस था। icyumba cyari cyangiritse. Irrelevant. wari waribya mu gitondo ariko ubaza ibibazo bidahuye. Your Honor, just give me ibyo mbaza birahuye. we mu munota umwe ngugaragarize ukuri. Thank you, Your Honor. urakoze nyiri cyubahiro. आपने नाश्ता किया? wari waribya mu gitondo? yego nari naribya mu gitondo. वैसे आप
नाश्ते में रोज क्या खाते हैं? ku biryo bya mu gitondo ukunze kurya iki? वड़ा पाव। Ndya pancake. आप वेजिटेरियन हैं? Ni ukwanga uri w'abantu batarya inyama. Yego. उस दिन आपने नाश्ते में क्या खाया था? Uwo munsi wari wariye iki mu gitondo? मुझे याद नहीं लेकिन इसमें से ही कुछ हो। Ariko ni kimwe muri ibyo mvuze kuko nyine sinjya n'iki ibintu nyine birimo inyama. मेरे माए क्यों थे? Waje mu cyumba rero gukora iki cya boss wawe kuvuze ngo narashe boss wawe ari mu cyumba cye wamurashe namurashe we wari uje mu cyumba cya boss gukora iki? Nimba nari nje kureba boss wawe mu cyumba cye kandi wari wariye ibya mu gitondo wari uje kureba boss wawe mu cyumba hakora iki kandi nje wari ugiye kumureba nk'abandi bakire wewe nk'umukozi wakoraga iki mu cyumba cya boss wawe? बाबा से पूछने आया था कि वो nari nje kubaza Vikramu ibya mu gitondo ashaka ngo mbimutegurire. Wari uje kubaza boss wawe ibya mu gitondo ashaka ngo bimutegurire usanga ndamurashe ndi kumurasa. Yahitaza hano mu mafoto ya foto wahabereye icyaha fotorwa ibintu byose. Musaza arabeshya. Nureba hano mafoto mfite imbere yanjye hano urabona ko uno mu gikoni hari hamaze gutegurwa sosiso umureti na toast. Vikramu Makija yagomba kurya bya mu gitondo none no mugabo arivugira ngo mu nzu nta wundi muntu wari uhari usibye we na boss we. None se wimbwira ko uwo munsi wari wahisemo noneho kurya breakfast iriho inyama kandi udasanzwe urya inyama muri vegetarian. Muze mbega ahantu bamufatiye nimba utahumvishije neza muze haravuze ngo njye nari namaze kurya ibya mu gitondo ngo impamvu nari ndi mu cyumba cya boss ukamurasira ngo nuko nari ngiye kubaza boss ibyo kurya bya mu gitondo ashaka ngo njye kubimutunganyiriza. None mu gikoni ko wari uhari ndi kurasa umuntu mu gikoni umureti n'amasosiso byari bihari byari byateguriwe nde bivuze ngo commande boss yari yayitanze kare cyangwa wari uri kwitunganya ntago wari uri mu cyumba uje kubaza boss ibyo kurya ari buze kurya kuko wari wamaze kubitunganya kare ntago wari uhari ndasa umuntu nicyo bisobanuye. Dore ngari inyuramo azana amafoto arabereka umuntu uri kuvuga ngo yaraje kubaza boss we ngo ibyo agiye kumutegurira bya mu gitondo yari yamaze kubitegura kare cyangwa yari ari kubitunganya atarabizanira boss. Muri make yarabeshye ibyo kuvuga ngo narashe boss we ngo nawe ngahahagaze ngo ari kumubaza ibyo ari bumutunganyirize kandi yari yamaze kubitunganya. Urabeshya muze ni imyaka yawe. Bana bhai muze araturikararira mumbabarire abasaza disi bavugisha ukuri mumbabarire no kuri sinzongera mumbabarire umushinja cyane wansabye ngo mbeshye njye nari nibereye mu gikoni numva amasasu aravuze nirukanka njya kureba ikibaye nsanga Vikrama aryamye hasi nsanga uyu musirikare amuhagaze hejuru afite imbunda mu kiganza ariko sinamubonye n'amaso yanjye amutunga imbunda ngamurase. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye kuba wasanga umuntu ahagaze hejuru y'undi afite imbunda uwo muntu yarashwe no kuba umuntu waramwiboneye ari kurasa umuntu. Hari igihe umuntu ashobora guhagarara imbere y'umurambo warashwe n'abandi cyangwa se uwo muntu yanirashe ariko atari we wamurashe. Bitandukanye rero ubwo buhamya butanga uko buri ntago uvuga ngo njye naramwiboneye ari kumurasa avuze ukuri kwa nyako ati njye numvisha amasasu nawe umbabarire musore abonye nta n'ikindi kibazo ndi burenzeho nawe amaze kuba umunyamwuga ati nta kindi kibazo ndi burenzeho turiya tuntu yarenzagaho mbere batumunenze two kuvuga ngo murabona ko ari abanyabinyoma murabona ko bari kumbeshyera ibyo bintu ntabwo ari ubunyamwuga ibyo ni umucamanza ubyemeza. Umucamanza ararakaye urubanza tubaye turusubitse uyu munsi kangana utsange mu cyumba cyanjye wakigoryiye tubanze tuganire hari abagenda bakaguha agasopo uyu bari bamufunze uyu mwagiye mutera insekticide muzi imibi biri hano ikigoryi uzi ko waje muri hoteli uyu ni wa munyamakuru bari bamufunze. Urubanza rugenze gute? Umva urubanza rwagenze neza Afande Rustom yarushije ubwenge kangana mushinjacyaha. Hano hari nimero bamaye ngo uhamagare iyo nimero nuyamagara ngo ifite amakuru yandi atariho ivumbi. Hari telefone bamuhaye ngo ahamagare 10,000 को भी ज्यादा नहीं है telefone bamuhaye ngo ahamagare ahita abyuka aza kongera kwandika inkuru. ₹5 रोजी विक्रम मकीजा की मेहरबानियों का शिकार पिछले साल उसने गर्भपात करवाया. Umva uriya mukobwa mu rukiko wagiye gutanga ubuhamya ukora kuri reception yigeze gukuramo inda ya boss we bivuze ngo yari inda yuri abarashe. कहा जाता है कि वो बच्चा विक्रम ndetse iyo ndakuyemo bikavuga ko ari boss yo Vikrama waroreye imuteye iyo nkuru nayo barayanditse. Ka gakobwa kaje mu rukiko kurega Rustom gakora kuri reception bose Rustom abantu bakomeje kumukunda uko bakomeza bagaragaza ububi bw'umuntu Rustom yishe
niko bigenda bigaragara ko abantu bakomeza gukunda Rustom. Ibyo ngibyo kandi ngiye abantu bagukunze ngo bituma ngo n'akanama nkemurampaka kakwiyumvamo. एक सीट मिलेगी Rebe bano barinjira. Wa mukobwa ejo watanze ubuhamya Rozi avuga ngo yansanze kuri reception yanaryamanaga na boss aba receptioniste no kuryamana n'aba boss bo mu Buhinde bana b'i Kigali baritonda rinda babwiye ko Kigali haba ubukubagaye. Akanama nkemurampaka kinjiye bagahereza ibinyamakuru kugira ngo nabo baze mu gufa nibajya gufata imyanzuro nta muntu ufata imyanzuro adashingiye ku marangamutima uko byamera kose kazamo. Umva cya kigoryi cyandika ibinyamakuru gikomeje gukwirakwiza ibinyamakuru mu kanama nkemurampaka kibahera ibinyamakuru buntu. Hano handitsemo ko Rozi yakuyemo inda ya Vikram kugira ngo bakomeze bagaragaze ko ari umuntu mubi. Ihabara ry'iri receptioniste ryagerageje no gushyirishamo Rustom bakomeze bamukunda. Mucamanza arabibona iki kigoryi gifite itangazamakuru buri itangazamakuru rirakora. हालत में मौजूद हैं Dumba waje mu rukiko yanyira icyubahiro ejo narakwiyamye wacana आपने इस केस की विटनेस none wagiye kwandika umutangabuhamya Rozi ngo yakuyemo inda ngo ya Vikram और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी छापी. सर मेरा फर्ज है सच्चाई को पब्लिक के सामने gutufata raporo yo kwa muganga y'umuntu nimba yarakuyemo n'inda ukayizana mu binyamakuru. Ni inshingano zanjye nk'umunyamakuru kugira ngo abaturage bamenyeshe ukuri. Inshingano I see. ndabyumva. अपने अखबार की कॉपीज urangije ufata n'ibinyamakuru byawe ubihereza akanama nkemurampaka ku buntu. बैठे बोर हो जाएंगे तो numvaga mu gihe bari buze ko bategereje kuza bari buze ko bari boadi bafite irungu baye ibinyamakuru ngo babisomera muceceke. मिस्टर बिली मोरिया Mr. Bilimoria मैं आज आपको ndagukatiye रुपए का जुर्माना और एक दिन uyu munsi uraza kumara muri gereza wose kandi usohoke wishyuye n'amafaranga 100. ariko ari gucuruza abayinjije benshi fayo tujya gufunga umunsi wa kigoryi. Umucamanza nitayimara kwiyongoza ati bakumbikire nk'umunsi babyita kukumvisha. जूरी मेंबर्स abagize akanama nkemurampaka अखबार की सारी बात ibyanditse mu kinyamakuru n'ibitume mugendera ku marangamutima mwe murebe ibimenyetso. योर ऑनर nyiri cyubahiro अदालत की अगली गवाह हैं umutangabuhamya nshaka ni Jamabayi पता है मेरे को wa mukozi wo mu rugo. जमुना भाई Jamabayi क्या ये सच है कि आप पिछले 3 साल से कमांडर पावरी के घर में काम umaze imyaka 3 gukora mu rugo rw'uriya musirikare Rustom ari naho ubayego. आएंगी 27 अप्रैल watubwira ibyabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa 4 mu gitondo. क्या हुआ मुझे कैसे मालूम watubwira ibyabaye mu rugo rwawe gute namenye ibyabaye mu rugo rwanjye kandi ari ndi hano muri Bombay. साइलेंस मेरा मतलब है oya urugo mvuga rwawe ni urugo rwa boss wawe. wowe uravuga rwa rugo rwa boss mbamo. सुबह सुबह मैडम आई umva साहब से बात की muri icyo gitondo mabuja nibwo yatashye araza avugana na boss arangije ahita yigendera. bivuze ngo आई nyokobuje yatashye mu gitondo Cynthia yi 2 दिन bisobanuye iki? bisobanuye ko yaramaze iminsi 2 atarara mu rugo. कमांडर साहब वो घर में ही थे iyo minsi se boss yarahari. 2 दिन oya boss we yagarutse avuye ku nyanja mu gitondo asanga umugore wataharaye. कि मेम साहब किसके साथ गए none se boss wawe ageze mu rugo agasanga umugore wataharaye ntago yakubaje ati umugore wanjye yasohokanye nande n'uwuhe mugabo wamutwaye? oya कैसा पूछते boss wanjye ni umugabo uri sere ntago ajya abaza ibibazo nk'ibyo by'ubugoryi byo kubaza ngo umugore wanjye yasohokanye nande. yo mugore disi yumva umugabo waramwubaha ntago ari babaga bagera mu rugo akavuga ngo umukozi ngo ujye unekera madamu wanjye bari kumwe nande hari ahantu yagiye. ibyo ni ibintu bituma n'umukozi ubwawe akumenyera na nyokobuje akamumenyera kumva ko umugore wawe utamwizera ari imbobo bumukeka iyo utangiye kujya ubwira umukozi ngo ujye unekera umukozi ahita atangira ati babanye batizerana bacungana umwe acunga undi babarana. umve umugore arabyumvishije ko umugabo atajya abaza ibyo bintu by'ubugoryi. अंदर गए कबाट खोला yagiye mu kabati arafungura asangamo inyandiko arazisoma की विस्की पी arangije anywa whisky. आपको कैसे मालूम कि वो ubwiwe n'iki ko inzoga yanyweye ari whisky? साहब ni ukubera ko कभी कभी iyo adahari nanjye njya nyisomaho bosi. ujya unywera n'inzoga mada. ni umukozi we bosi abimenyeye mu rukiko ko umukozi we ajya amunywera inzoga. फिर yakoze iki? गुस्से में आके मेम साहब का yamenaguye amafoto yarakaye yari ari kumwe n'umugore we. इस बात को ako kantu mukandika nyiri cyubahiro फ्रेम ngo yamennye amafoto y'umugore we yarakaye. सॉरी योर ऑनर mbare nyiri cyubahiro जमुना भाई आपको क्या लगता है उन्होंने ukeka ko ari iki cyatumye amena ayo mafoto yarakaye? क्या करते urumva se yari gukora iki? आपको पता चल गया wese umenye ko umugore wawe amaze iminsi 2 atarara mu rugo मर्द के साथ yajyanye n'undi mugabo hari gushya we mbwira wakora iki? ntago warakara
muceceke kandi koko nibyo atuye ntago harakara nyine जानना भाई umva ये मुकदमा मेरी iki kirego rega ntago ari njye bari gushinja तुम्हारे साहब ni ikirego gishinja sobuja क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था विक्रम ese uwo mugabo uramuzi waryamanaga na nyokobusha ni Vikram Mekija घुमा फिरा के पूछने kuki uri kuvanga utubazo uca hirya no hino सीधा पूछते थे ना ndasa ku ntego mu gihe uri kumbaza मैं तुम्हारे umva ntago nize neza nkawe ndi nkandagira bitabo pe लेकिन इतना जान ariko ikintu kimwe nzi ni kimwe ये फौजी आदमी iyo umusirikare adahari yaragiye gukorera igihugu cye ngo akirwanirire तभी उसकी iyo undi mugabo aje akaryamana n'umugore w'umusirikare wagiye kurwanira igihugu uwo mugabo uza kuryamana n'umugore w'umusirikare wagiye kurwanira igihugu nta burenganzira bwo kubaha abafite abakwiye kwicwa nubwo ndinjira nimba Rustom bosi wanjye yarishe umuntu waryamanye n'umugore we akamurasa yakoze ikintu cya nyacyo amashiniyo ati umugabo wese uzicunga umugabo yagiye kurwanira igihugu kugira ngo mube mufite umutekano umuntu ari guca mu bibazo ari kurara amajoro ahagaze ku muhanda barinze wowe gaca inyuma ukajya kuryamana n'umugore we ngo ubundi nta burenganzira uba ufite bwo kubaho uba ukwiye kwicwa wumve n'umugore nawe disi ujya guca umugabo uzi ibibazo byose aba ari gucamo kugira ngo igihugu kibe gifite umutekano nawe ubundi ubu urabyumva हाँ सब Madam हालत आपके विचार जानना नहीं चाहती है urukiko rero ntago dushishikajwe n'ibitekerezo byawe ntago aroza kutubwira ibitekerezo byawe जो पूछा जाए उसी subiza ikibazo bashishwe ugende wiza kutwigisha ठीक है साहब sawa nyakubahwa लेकिन आप ariko nawe mbwira wa mucamanza we को पता चल utashye ugasanga umugore wawe uyu mwavoka uri hasi yawe ari kuryamana n'umugore wawe nk'umucamanza wakora iki umugore umenyera umucamanza nta muntu ujya umumenyera gutyo nta muntu ujya ubaza umucamanza gutyo nawe bahise bamufunga bahise bamufunga nawe se barakuzanye wakora iki nta muntu ujya ubaza umucamanza kuri uyu mucamanza ntabwo yikoraho aba ari ku rundi rwego umva ako kantu kisigaye hano haba imibu yari kumedita विक्रम और सिंथिया के संबंध के बारे में umva wari uzi umubano uri hagati ya musaza we Vikram na Cynthia yego वो विक्रम और उसकी लाइफस्टाइल से काफी इम्प्रेस umva uriya mugore Cynthia yakundaga musaza wanjye kubera musaza wanjye ubuzima yari abayemo yari umusore w'ibogari kari akagore rero kakamwishinjaho और विक्रम का रवैया क्या था Vikram akabikoraho iki विक्रम एक मर्द Vikram uriga nawe yari umugabo जब कोई भी औरत बार बार nk'umugabo iyo umugore ahora kwishinzaho मर्द को इशारा दे ni ibintu bita byikora nyine nawe nk'umugabo katwika कि सिंथिया ने muri make urashaka kuvuga ko nimba Vikram yaranaryamanye na Cynthia ari we wishinje kuri Vikram akamureshya batangiye gusebya umugore we further questions nta kindi kibazo mbaza muri make batangiye gusebya umugore wa Fandi ko rwose ari we wagiye kwishinza kugira ngo ace umugabo we inyuma mu rugo iwe ntiyaranyuzwe योर विटनेस प्लीज Komanda Pavri मैं इस प्रीति को बाद में uriya mugore uvuye hano politi nanjye ndagira ngo mubaze ntagaruke थैंक यू rebe zana योर ऑनर हमारी अगली गवाह हैं मिसेस undi twari tugiye kubaza ni Cynthia Pavri mbabarire hariya yaravuze ati sinshagura kubaza politi मिसेस पावरी Madame Pavri आपके विक्रम मखीजा के साथ नाजायज wigeze uryamana na Vikram cyangwa ntabwo mwaryamanye icyo ni kimwe mwararyamanye ni mwaryamanye subiza niho ruzingiye nicyo bari kuvuga ko bapfuye waryamanye nawe cyane waramuhaye cyane wamuhaye sinzahana abanyarwanda bakwiye iryo jambo mu bindi bihugu babaza ngo mwararyamanye yego twararyamanye ku kantu mukandike bararyamanye mwakumvisha ako kantu mwakumvisha kabiteye bararyamanye n'umugore arabyemera nyiricyubero kantu urakumvishije murakoze cyane harahiye nta n'ikibazo yarengejeho umushinjacyaha cyangwa abashinjacyaha bari ibirara shaho nta n'ikindi ndenzaho nyiricyubahiro mwabyumvishije harahiye ahita acaho umugabo ararakara batangiye dore ngo kiricara kigaseka harahiye umugore योर विटनेस प्लीज Rustom nawe se hari ikibazo ushaka kumubaza yego yavuye nawe agira icyo amwibariza mugabo we hano yaje nk'umwavu kuri kwiburanira पहले प्रीति ने कहा कि आपने विक्रम के साथ संबंध बनाने की mu kanya gato gashize mushiki wa Vikram aravuze ngo niwe wagiye kwiteretera Vikram ngo muryamane unca inyuma क्या ये बात सच है ese nibyo koko niwe wagiye kumureshya नहीं hoya पहल विक्रम ने की थी Vikram niwe wateye intambwe ya mbere aza kundeshya nereta
nza kwisanga nyine yandesheje biraba जिनमें आपने विक्रम से संबंध बनाए wisanze muri kondisiyo yatumye uryamana na Vikram tangiye kubasobanurira natangiye kuba inshuti ya mushiki we tangira gusohokana Vikram akajya nsohokana anegurira amasabukuru agenda nyiyegereza ngurira udusheneta mindabya arandeshya umunsi umwe none ninjoro nza gutsikira aranterura kira ku buriri byose yabibwiye urukiko none uwo munsi nahise mbona ari umwana mwiza nshidukahiye yarandeshyaresheje nshidukahiye bukeye umukobwa yaramwiyatse yaraka yari yarayamuciye inyuma umugabo atabishaka उसके बाद मैं विक्रम से दूर रही gwera icyo gihe naguca inyuma rimwe nahise mugendera kure खत लिखे Vikram atangira kujya nyandikira akanyoherereza indabyo ariko ngiye ntago nari nkimwegera muri make uno mugore ikintu ari kuvuga ni kimwe aravuga ati Vikram yarandesheje nijyamana nawe rimwe nyuma yo kuryamana nawe rimwe nabyutse umutima ucira urubanza mita mugendera kure sinongera guhura nawe ahubwo Vikram ngatangira kujya buri munsi anyandikira inzandiko akanyoherereza n'impano kuko nari nahisemo guhagarika umubano wanjye na Vikram burundu लेकिन मैं वापस आने वाला no kubera ko rusiko ngiye kugaruka uya तुमसे ये बात छिपाने वाली नहीं niyo utamfata nari kuzabikubwira ko naguciye inyuma nkagusaba imbabazi kuko nari nzi ko icyo nakoze rimwe cyari ikosa iri cyubahiro iki मैं सोच ही रहा था कि आपकी तबीयत nibazaga igihe buze guhagurukira ukamuca mu ijambo iki सस्टेन rata komeza 27 अप्रैल को जब आप घर लौटे itariki 27 तो आपके सर पे चोट लगी थी ugaruka mu rugo utaraye mu rugo waje wakomeretse mu gahanga nimba mwatangiye filime no mugore cyagiye atahaga agasanga umugabo ari gusoma inzandiko ku mutwe yari afite hagakomere ku mutwe ko watashye wakomeretse rero bayiki क्या अदालत को बताएंगे क्या हुआ था wabwira urukiko cyari cyakubayo ku mutwe ati ndi mu rugo nkabona uratashye utaraye mu rugo watashye wakomeretse ni cyagiye ikigabo cyaramukuriye ngo kimujyane mu cyumba muri lodge cyagiye tubabona dutangira filime rya joro burya umukobwa ntago baryamanye yaramwangiye आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी Vikram nari nje kubwira ko tutazongera guhura nicyo cyanzanye कि तुम भी आज के बाद ndetse byabyiza utongeye no kumpamagara cyagiye ubwo afande yabonaga binjirana mu cyumba burya ntago hahiye umugore yaraje kumwiyama ko batazongera kubonana abahese ariko ngo bagira ibitanda byiza twebwe kakamatora ka simple nka tumwe tw'abanyeshuri nyine ukisinzirira nk'umurara ukabyuka ujya guhiga ibiceri mundi se muryama muto बारे में तुम बताओगी या मैं बताऊं Rustom uzamubwira ibyacu ko twaryamanye cyangwa niko mwese tangiye kumaza नहीं मेरी जान iyi ntago ari imikino sheri watekerezaga iki मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं umvaga ko tubanye kuko nagusariye wagakobwa we umvaga ngukunda cyane waribeshye मैं तुम्हारे उस फौजी से बदला लेना nashakaga kwihorera ku mugabo wawe niyo mpamvu naryamanye nawe और उसने मुझे अपनी यूनिफॉर्म का पावर दिया kuko rimwe yigeze kunyereka imbaraga za uniform ye अपने पैसे का पावर none nanjye umugabo wawe mweretse imbaraga z'amafaranga yanjye ryamanye n'umugore we wumve buriya hari abagabo muryamana nabo n'abasore bari kwihorera ku bagabo banyu mwe mutabizi ati umugabo wawe rimwe yigeze kunyereka imbaraga za uniform ya gisirikare ye nanjye mweretse imbaraga z'amafaranga yanjye niyo mpamvu naguterese nkaryamana nawe nkoresheje amafaranga और तुम्हें यहाँ तक ले ngaho sohoka hano ugende wagakobwa we sohoka icyo nashakaga nakigezeho This is real power. izi nizo mbaraga za nyazo z'amafaranga sweetheart इस गलतफहमी में मत रहना ntiwibeshye लाख कोशिश कर लो चाहे जितना पैसे कमा लो uko wagerageza kose amafaranga yose waba ukorera आदमी मेरे रुस्तम umugabo nkawe ntabwo uzigera uba umugabo nyamugabo nka Rustom piece of shit wari ikigoryi yakubise umugore we burya bararwanye niyo mpamvu umugore yatashye ku gahanga afite igikomere yakubise urushyi mwabagore mwe mureba ari abagabo babeshya muvuga ngo barabubaha n'abana beza nuko baba batarabona icyo bashaka iyo bamaze kukibona mugenda mubamenya umugore uwo munsi nta nubwo yararanye n'uriya mugabo n'impamvu iryo joro ryose atatashye ahubwo yaragiye atembera mu muhanda aricara yitekerezaho areba ukuntu yitesheje agaciro ajya guca umugabo w'inyuma ukuntu abagabo ararana nabo bamukubita ese ibyabaye byose wumva ko ari Vikram wabiteye amakosa ni ya Vikram oya सिर्फ अपने आप को amakosa mba numva ari ayanjye हमारा भरोसा नहीं तोड़ना ntago nakabaye narangije icyizere cyawe sheri ngo ngiye kuryamana na kiriya kigabo amakosa ni ayanjye iryamanye nawe rimwe जो हुआ
क्या उसके लिए आप ese ujya wicuza ibyabaye milord. nyiricyubahiro This is irrelevant to the bino bintu bihuriye n'urubanza turimo ruled. oya bakureke weho wasaze bakureke overlord yamuhaye n'umuswara arihanagura yese afata umugore disi mu byubahiro byinshi ajya no kumwicaza nk'umuntu wese ubasha kumva igitsina gore ko gishobora kuba cyagwa mu bibazo bibaho ese amufata akaboko kubera kubaha igitsina gore aza no kumwicaza yicarire hano uwo twashakanye cyaba cyose rega ntabwo bikora ngo musebanye mushyirane hanze ng'iki aba ari umugore wawe mwashakanye aza kumwicaza yasikegariye biriya nabyo bikamwongerera kandi gaciro mu bantu ahita avayo yarakaye amaze kwicaza urukundo My lord, nyiricyubahiro मैं अब मिस प्रीति मखीजा का munzanire yanshinze bita Purity kijanye hati ibibazo nari nayihoreye मिस प्रीति kantu kinshinze ariko ninjye ubukonge yo mu rukiko ukavuze bahita bagukubita nk'ibiri munzanire Purity hano ahita muzana ubonye ukuntu yabazaga umugore we yamubazaga yitonze urukundo akarabo none se byagenze bite ariko dorageze ku mugore w'abandi byandi bavuga ngo inyama utazarya nuzirinda igisiga koko dorageze kuri mushiki wapfuye Miss Purity क्या विक्रम अपने musaza wawe iteka yagendanaga imbunda aho yajyaga उसके पास लाइसेंस iyi yari afite imbunda yemerewe n'amategeko nyine ifite lisansi buriya hari ukuntu ubwira leta ikaguha imbunda biba bizwi ukayigendana कहाँ कहाँ कैरी करता था uwo munsi rero sinzi nimba buri gihe yarayigendanaga cyangwa atarayigendanaga वाकिफ होंगी कि गुस्सा उसे बहुत जल्द urabizi ariko ko musaza wawe yarakazwaga n'ubusa yarakara akahita akuraho imbunda mu bantu at all ibyo ntabwo ari ukuri चलिए छोड़िए ok ibyo tubireke mbwira आपके भाई को शायरी का शौक था umusaza wawe yakundaga ibintu by'imivugo imwe ya barumaga yego गुड byiza bihita avayo karakaye akabaraga kabaye kenshi aza hano koreho ikimenyetso cye जॉन nyiricyubahiro मैरी उसके बेडरूम से मिली है क्या iyi ajenda twayisanze mu gitanda हैंडराइटिंग आपके भाई की है या नहीं iyi ajenda twayisanze mu gitanda cya musaza wawe Vikram banza utubwire uyu mukono ni wa musaza wawe cyangwa si uwe arareba karashika ukirya ariko bafite no mu rukiko yaciye ibintu amazi yiga umukono ni uwe अब मिस प्रीति क्या आप जोर से चिट्ठी पढ़ wadusomera runo rwandiko narwo ukarudusomera kandi cyane मेरी प्यारी सिंथिया mukundwa Cynthia जोर से सब vuga cyane abantu bose bumve wivuga gake wiriye मैं तुम्हें लंदन में पली बड़ी मॉडर्न ख्यालात nari nzi ko uri umukobwa w'umusirimu wakuriye mu Bwongereza लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी ariko sinari nzi ko kuba twararyamanye rimwe byakagombye gutuma wishinja icyaha ukumva ko wakoze amakosa na make महीने दरिया में निकालता Rustom amara amezi menshi yaragiye muri misiyo वो वहाँ मजे कर लेता है bivuze ngo nawe ahantu aba yagiye se ubuze ari kumwe n'andi abagore benshi niyo ngingo bakunze kwitwaza cyangwa se n'ababatereta bakaryamana nabo bababwira uyu cya Rustom cya Vikram cyajyaga cyandikira umugore wa Rustom sente kikamubwira ngo umugabo wawe nawe ahora yagiye ku nyanja kandi iyo bari mu bwato bagenda bahagarara ku umwaro ku mapoti menshi ati rero nabo hari ibindi bahakorera bari abasirikare bagiye kuri misiyo se baba bari mu bikibo bya bindi ngo umugabo we ni umushoferi ngo ubusiri ijoro uzararanye nande cyangwa ari gukora iki ngo nawe ngwino turarane niko cya Vikram cyandikiraga Cynthia ngo umugabo wa Rustom nawe aba yagiye ngo nawe afite uburyo ki yinezezamo बात मुझे मालूम है That's okay. birahagije ibyo nsomera n'uru rwandiko urumva neza neza ibyo umugore yavugaga nibyo koko Vikram yakomeje kubyandikira umugore amubwira ati kuba twararyamanye rimwe ntukwiye kwicira urubanza tuzongere uri umusirimu n'umugabo wawe rega nawe se wamenya bari hehe abagore benshi ibyo bintu bakunze kubigenderaho ariko ntabwo ari bo bigendera ni nk'ingingo babiha kugira ngo bakore amakosa bumva umutima utabacira urubanza nsomera uhereye hano dore ukuntu ukamureba ni sesemi nsomera तुम खामखा डर रही हो nta mpamvu ufite yo kugira ubwoba soma kucecetse nta mpamvu ufite yo kugira ubwoba soma soma Go ahead. soma soma menya abonye harimo ibintu biteye ubwoba soma iyi soma soma औरत भी एक मर्द की तरह बिना गिल्टी फील किए एक से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध रख सकती ati umugore buriya nawe afite ubushobozi bwo kuba yaryamana n'abagabo benshi kandi umutima ntiyumve umucira urubanza Okay. Thank you. urakoze cyane niko cya Vikram cyajyaga kimwandikira cyandikira umugore we ngo rega ni ibintu bisanzwe ngo nkuko n'abagabo bishoboka ngo n'umugore waryamana n'abagabo benshi kandi umutima ntugucira urubanza cy'uba umusirimu ba basirimu bacu kazi twifitiye i Kigali
mwateye imbere yaribye n'umusirikare abona ukuntu umusirikare urantwara iki se usibye ibyo bintu mwengo byo kureba abantu ngo ni ukubarebera ku rutugu. फिर से एक बार सोच ले. Twari kuri defense secretary hano hari uriya. आइए. Karibu cyane. Uyu ni wa mupolisi wakoze iperereza watangiye kino kirego. Injira. रमेश शिर्के Ramesh डिपार्टमेंट. OSD Home Department. Yego. How can I help you? Nabafasha iki? बख्शी साहब, ये सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो हैं. Uyu ni Senior Inspector Vincent Lobo. Aturutse Bombay. मखीजाज मर्डर केस. Ni uri gukora iperereza ku kirego cya Rustom. बात करना चाहते हैं. Arashaka kuganira nawe ku byerekeranye na kiriya kirego. Actually, you won't believe this, but I have been half expecting you. Urabizi nari ngutegereje pe kuzaza. Nishimiye ko uri hano. एक बार सुन रहा हूँ पुलिस को देख के कोई खुश हुआ है. Nubwa mbere numvishe umuntu unejejwe no kubona umupolisi aje kumureba. Yeah, चाय या कॉफी. Tuguye icyayi cyangwa ikabundi nta muntu ukunda ko umupolisi aza kumureba. Keretse abantu dukunda ko ari twe tujya kureba polisi ariko nta muntu ukunda ko polisi aza kumureba. Wenda ushobora kwishimira ko ugiye kwire wibwira ngo umuntu abare. Ariko iyo yizanye nawe urabizi. आइए, please. Fata telefone wumva no majwi twari codings. Aza kuyumva. Arayumva ngo namajwi bari codings. Afite ahuriye n'urubanza rwa Rustom. Arayumva yitonze. Yarayumvisha arumirwa nimba harimo ibiki. जिस दिन उसने विक्रम मखीजा को मारा उस दिन सुबह उसने मुझे यहाँ फोन किया था इन माय ऑफिस. Umunsi Vikram yicwa Rustom yarebanje ku telefone. लेकिन वो एक गलती कर बैठा. Ariko yakoze ikosa rimwe. उसे ये नहीं पता था कि all the yibagiwe ko hano muri Minisiteri y'Umutekano iyo hamagayemo amajwi yose yiri coding. Without any doubt. Ibi ni bigaragaza ko Rustom icyakira muhama yishe umuntu. Aya majwi agaragaza ko Rustom yishe umuntu. कॉपी मिल सकती Wa makopi y'aya majwi. Cyane. But sir, Nyakubahwa. आपने खुद ही Kuki kino kimenyetso utakijyaniye ubundi ngo gitange? Decorated officer. Rustom ni umupolisi n'umusirikare twambitse imidari myinshi y'amashimwe. The certain things that you earn. Hari ibintu rero buri waravunikiye ukorera. And now you have something that you've. Nawe ubu ngubu ufite ibintu wavunikiye. Thank you sir. Ariko gukora iperereza. Iyo mudakora iperereza amajwi nitwari kuzayaba. Hari amajwi ngaho aragaragaza ko Rustom icyaha kimuhamye. Miliyoni 50 zoherejwe kuri konti ya Rustom. Miliyoni 50 zoherejwe kuri konti ya Rustom. Hari amadosiye abitse ngo yibanga. Madame amafaranga yaje kuyafata uyu mugore n'umugabo we nimba bari muzihe deal we na Rustom. Ibaze ko miliyoni 50 baziri kandi zira miliyoni 50 ngo zari umugabane wande ngo yari umugabane wa kiriya kigabo cyapfuye Vikram. 10 बजे की बॉम्बे की Mu nkubiti tikinjana Bombay. 10 बजे की फ्लाइट पूरी फुल है. मैं आपको 2 बजे. Amataki ya saa 4 yarangiye hari ya saa 8 gusa. Okay. Sawa, yaje gukatisha itike. Intsinzi igomba kuba pe nta kiri buyibuze. Ikigoryi cyanditse ngo Rustom agomba gutsinda urubanza nta kiri bubibuze. Cyafashe umwanzuro. Ariko iki kigoryi ntago cyumva. Yarakirebye akanyende bamfunge. Baje kugifunga. Cyanditse ati intsinzi turayibona nta kiri buyibuze ahantu hose. Ari butsinde. प्रोसिक्यूशन कमांडर रुस्तम पावरी से कुछ सवाल. Ubushinjacyaha burashaka guhata ibibazo Commander Rustom Pavri. Ese kumuhata ibibazo. कमांडर साहब जरा बताइए. Mbwira Commander. आपको पता चला अपनी बीवी के नाजायज. Umaze kumenya umugore wawe kaguca inyuma. तब सबसे पहले आपके मन में Ni ikihe gitekerezo cya mbere wagize mu mutwe? कि विक्रम का खून कर. Nahise ntekereza kwica umuntu baryamana. Arabyivugiye. Ngo ukimara kumenya ko umugore wawe aguca inyuma n'icyo watekereje ati natekereje kwica umuntu baryamana. क्या ये सोच गलत नहीं? None si icyo gitekerezo si kibi. Kuri njyewe ntago ari kibi. आपका और दूसरों का नजरिया अलग है. Ese ufite ukuntu ubona ibintu bitandukanye nuko abandi babibona? मैं भारतीय नौसेना. Ndi umusirikare mu gisirikare kirwanira mu mazi. 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो एक सीरियस. Niyo nakererewe ku kazi iminota mike cyane. Tubifata nk'aho ari icyaha gikomeye cyane. मेरी दोस्त की बीवी के साथ अफेयर करना अनपार्डनेबल ऑफेंस है. None yibaze kuba waryamana n'umugore wa mugenzi wawe w'inshuti yawe. उससे भी बड़ा अपराध है. Ukarenzaho no gukubita uwo mugore ni icyaha gikomeye cyane. गलतियां विक्रम ने की. Ibyo byaha byombi Vikram yarabikoze yaryamanye n'umugore wanjye akubita n'umugore wanjye. ले विक्रम जैसे इंसान. Umugabo nka Vikram ntago afite uburenganzira bwo kubaho. Nibyo rata. Nibyo umugabo uryamana n'umugore wundi akanakubita uwo mugore. Muceceke. Silence. Muceceke.
और इसीलिए विक्रम मखीजा को iyo niyo mpamvu se wishe Vikram oya मैंने आपके सवाल का जवाब je nagusubije ikibazo wambajije को जीने का कोई हक नहीं nakubwiye ko umugabo nk'uwo adafite uburenganzira bwo kubaho मारने का नहीं था ariko ngiye icyo nari ngamije si ukumwica मैं सिर्फ उससे ये जानना चाहता था कि उसने ngiye icyo nashaka kumenya ni ukumenya impamvu Vikram yanciye inyuma akaryamana n'umugore wanjye nicyo cyatumye njya kumureba आपने शिप की आर्मरी से बंदूक विड्रॉ की none se mbere yo kujya kureba Vikram ngo umubaze impamvu yaryamanye n'umugore wawe warabanje ujya gukura imbunda aho mubika imbunda mu bwato muri stoke y'ubwato nyiri cyubahiro यही साबित करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट reka mpamagare uwitwa Liyetona Bishti aze hano ahamagara Liyetona Bishti umwe yamuhaye imbunda mu bwato आप 27 अप्रैल ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane niweho ofisiye wari ushinzwe stoke की हाजिरी में मैसूर की naraje ntwara imbunda nyikuye muri stoke sibyo am I right sibyo yes sir yego लेफ्टिनेंट बेस्ट Liyetona Bishti मैंने आर्मरी से uwo munsi nza gutwara imbunda nkayikura mu bwato आपने मुझे रजिस्टर niweho wansabye ngo njye kwiyandika mu gitabo cyane njye wabigusabye जी नहीं सर ntabwo wigeze ubinsaba खुद रजिस्टर मंगवाया था wansabye igitabo ngo wiyandikemo ko utwaye imbunda मैं चाहता तो क्या आपको या किसी को पता चले बगैर आर्मरी से ये पिस्तौल विड्रॉ कर सकता था ese nanone iyo nabishaka sinari gutwara iriya mbunda ntihagire umuntu n'umwe ubimenya nkayikura mu bwato ntihagire n'uzamenya ko nayikoresheje cyangwa nayigaruye बिल्कुल कर सकते थे cyane byari gushoboka फैक्ट एज द एक्सो bitewe n'ukuri ex w'ubwato का एक सेट होता uba ufite urufunguzo rwa kabiri rwa stoke है पिस्टल विड्रॉ iyo ubishaka wari kugenda mu bwato ugakuramo imbunda ukayitwara ukazanayigarura ntihazagire n'umuntu umenya ko ari imbunda yigeze iva muri stoke yacu वापस भी रख देते byari gukunda और किसी को पता भी नहीं चलता ariko wowe wemeye gutwara imbunda urabanza uniyandikisha mu gitabo ni inyangamugayo